mushakashake kumenya ibyo umwami Imana ashima. Ntushobora kumenya ibyo Imana ishaka utazi ibyo ukeneye ku buzima bwawe. Manza umenye ibyo ukeneye kugira ngo umenye icyo Imana igushakaho. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe utazi aho uva, ntushobora kumenya aho ujya. Ese mu buzima bwawe bwa buri munsi ukeneye iki? Imana yo ikeneye iki? Wowe mu byo ukeneye mu buzima bwa buri munsi harimo yuko ukeneye kugira ubuzima bwiza, ubuzima bw'ubusirimu, ubuzima butarimo ibyaha. Imana irashaka ko ukiranuka ukaba umwe mu batanga icyubahiro ku Mana. Imana irashaka ko uba umuntu udasanzwe, ugakora ibidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Mu byo rero ukeneye kugira ngo byibura umenye icyo Imana igushakaho, harimo kubaho neza, harimo kugira inzu yo kubamo. Ndagira ngo mbabwire yuko izi nzu zose mubona hari iyawe Imana yaguteganyirije. Yesu ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ngo iwacu mu ijuru aho mukora mushaka kujya hariyo amazu menshi, bivuga ko mu ijuru harimo inzu tuzaramo. None se mu ijuru nimba harimo inzu zo kubamo, natwe hano mu isi Imana yatwemereye inzu. Ntabwo abantu badasenga bashobora kugira inzu zo kubamo. Usanga umuntu wasenze Imana niwe muntu ushobora kubaho adafite inzu. Kugira ngo rero ubone iyi nzu usabwa iki? Usabwa gukora, ukizera, ugasenga. Imana izagusubiza iguhe inzu yo kubamo. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo muri iki kiganiro cyitwa Humuka Nonaha, Imana iguhe inzu yo kubamo. Imana iguhe inzu yo kubamo. Ikindi rero umuntu akenera ikintu bita amafaranga. Ubuzima turimo bwa buri munsi, ubuzima tubamo bwa buri munsi, uko tugenda tubaho, kuva ahantu ujya ahandi bikenera yuko ukoresha amafaranga. Kugira ngo ubone ibyo kurya bikenera yuko ukoresha amafaranga. Kugira ngo ubone serivisi bikenera amafaranga. Kugira ngo uhamagare inshuti yawe bikenera amafaranga. Ndetse no gusenga nabyo bikenera amafaranga. Kuko rimwe na rimwe basaba ubwitange. Iyo utagufite ugira ipfunwe mu mutima, kuki njyewe ntashobora kubona ubwitange? Rero niyo mpamvu muri aka kanya Imana ibaha amafaranga. Imana ishoboye byose, Imana ishoboye gukiza indwara, Imana yaremye isi n'ijuru ntiguha amafaranga muri iki kiganiro. Kuko wahisemo gukurikirana ikiganiro cyacu, kumva uko Imana ivugana natwe. Imana ntiguhe amafaranga. Ikindi umuntu akenera akazi. Ukeneye akazi kugira ngo ugire serivisi runaka utanga ku bantu. Rimwe na rimwe hari amakosa tujya dukora tukumva yuko tudashobora gukora akazi, ngo karasuzuguritse, banseka. Oya, nta kazi na kamwe gasuzuguritse udashobora gukora mu gihe ukeneye kubaho. Wakikorera umuzigo ukabona ayo mafaranga, wakora igikarani, wakora ubushoferi, wakora ubumotari. Ibi byose ni akazi. Wacuruza, wahinga, wabwiriza, wakigisha, waririmba, wabyina, ariko ukabona akazi. Akazi rero niyo fondasiyo yo kubona amafaranga. Iyo umaze kubona amafaranga, iba fondasiyo y'igishoro ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe no kwitwa umurokore ubwabyo ni igishoro. Kuba umurokore, isura Imana yaguhaye ni igishoro. Iki gishoro cyo kuba umurokore rero ukibyaza umusaruro mu gukora akazi. Imana iguha igikundiro, abantu bakaza bakeneye serivisi yawe, nawe ukaboneraho ukababwira Imana kugira neza kw'Imana. Ukunguka mu by'isi ndetse no mu mwuka. Mu byo wunguka mu isi ni uko serivisi, tuvuge nimba utanga serivisi y'ubumotari, amafaranga arinjira, ariko uranamubwira ngo Imana igira neza.
umutware umubwira ngo Imana ishoboye byose, bitume umurimo w'Imana waguka ugere ahantu henshi cyane, Imana iguhe umugisha. Hari ibindi bintu rero tujya dukenera, ukeneye kugira umuryango, umukobwa akeneye kugira umugabo, umugore akeneye kugira umwana, umukobwa nimba akeneye umugabo, umwana nawe akeneye mama we. Rivuga iki? Kugira ngo ugire umuryango ugomba kumanza ugasenga Imana ikaguha umuntu muzakorana umuryango w'umugisha. Imana iyo yaguhaye umugisha, urugo ruba urugo rw'umugisha. Abenshi bakunda kuvuga ngo urugo rwiza ni isi ntoya, ni ijuru ritoya. Rero Imana ihereye nonaha, abagabo nibashakire abagore b'umugisha, agasore nigahe abageni b'umugisha, agakobwa Imana igahe agasore b'umugisha. Imana ishobora byose, itange n'abana b'umugisha. Mwakire ijambo ry'Imana. Hari ibintu rero bibabaza cyane kandi bigatera n'agahinda. Iyo umuntu akoze aya makosa bituma Imana igira agahinda. Amakosa tujya dukora rero ni ayahe? Tujya duceceka ibintu Imana yavuze yuko izadukorera. Imana yakubwiye yuko izakubakira inzu, igeze ku rwego iguha akazi ikakubakira inzu. Wamara gutura muri ya nzu ntushobore kubwira abasigaye inyuma yuko Imana yakugiriye neza. Rero ntugaceceke iby'Imana yakoze, ugomba kubivuga ukabibwira n'abatazi Imana, bakamenya yuko Imana ishobora byose. Rimwe na rimwe tukanga gushima, ntidushoboye gufata ituro ngo tugende dutange ishimwe tuvuge ngo Mana warakoze. Ntabwo ari byo dukwiye gushima Imana, yuko hari ibintu Imana iba yarakoze ku buzima bwacu. Abenshi basubira inyuma. Imana yakugirira neza ukumva yuko byarangiye, ugasubira inyuma. Nimba warasengaga mu butayu, ugasenga imvura igwa, ugasenga ugenda, ugasenga wicaye, ugasenga utwaye moto, ugasenga ufite imodoka, ugasenga uri kubyina, ugasenga uri muri korari, ugacika intege ukareka gusenga, oya, ntabwo bikwiye. Ukwiye kuguma uko wari umeze mbere Imana itaragusubiza, ugasenga cyane, ugasengera abari hasi, ugasengera abazamutse, Imana ikaguha umugisha. Kuko icyo ukwiye kumenya ni uko nyuma y'ubu buzima turimo, imbere hari ubundi buzima bwiza, hari ubundi buzima tuzabamo bwaka nk'inyenyeri. Niyo mpamvu rero udakwiye gucika intege, ukwiye gusenga mu buryo bwose bushoboka. Hari ikintu kibabaza kandi kigatera agahinda, kuba waragiye imvura ikunyagira, kuba waragiye izuba rikunyagira, kuba waragiye abantu bavuga ngo urakizwa, ariko ku munsi w'imperuka ugasanga ntugiye mu ijuru, byaba ari ikibazo cyane. Niyo mpamvu rero ukwiye kwizera Imana, ntucike intege, ukumva ko icyo yavuganye nawe uko byagenda kose izajya ikora, icyo yakuvuzeho uko byagenda kose izajya ikora. Rero ijambo ry'Imana dusanga mu Befeso ibice 3:10 ni ijambo ryiza cyane rivuga ngo mushakashake uko wamenya iby'Imana ishaka ku buzima bwawe. Ntukagende udakoze subscribe, ndagutumiye, ndanagukunda cyane. Ugomba gukora subscribe kuri Dukuzumuremyi Church Online. Ubu ngubu tumajije kugira abadiyakoni badufasha umurimo bagera muri 14. Nibo bakoze subscribe. Nawe rero ndagutumiye ubu umudiyakoni, uvuga ubutumwa bwiza bwamamare, ukore share, ukore like, utange comment, tubwire ngo turashaka ko dusengera iki. Uyu munsi rero ndagira ngo dusengere abantu babuze urubyaro. Imana ishoboye byose nitange urubyaro aka kanya, nitange urubyaro ku bantu babuze abana. Imana
mu bubiko bwayo, mu mbaraga zayo ishoboye kuvuga ngo umuntu ntabyare, ikirivuga ngo uyu muntu muhaye urubyaro. Umwana mu gihe afite umugabo, Imana itangira kurema ibintu bidasanzwe, igatangira gukiza ahantu umuntu yari arwaye, akagera ku rwego asama. Rero nimba Imana itaraguha umwana, ntibivuze yuko itabishoboye. Ndakubwiza ukuri, nimba warasenze ukavugana n'Imana yuko iguhaye umwana, ukaba ukiri mu nzira nziza zo gukiranuka, Imana izaguha umwana. Oya, Imana izaguha umwana. Wowe were guhangayika, komeza usenge, komeza utakambira Imana, ishoboye byose, ishoboye byose. Ikindi, abantu bashaka gukizwa, ni ukuri gukizwa ni uku, gerageza ukizwe. Gukizwa nabyo ni fondasiyo yo kugira ngo amateka yawe ahinduke. Imana ifata umuntu wasaga nk'igisambo, yamara gukizwa ikamuha agakiza, igatuma abaho neza, isura ye igahinduka. Rero nawe Imana nikore ibintu bidasanzwe, ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Turabashimiye cyane. Iki ni cya kiganiro cyitwa Hura n'Imana Live. Humuka nona, Imana ikoramo ibintu bidasanzwe. Turabatumiye mujye mukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube ndetse no kuri TikTok. Nahagaruka, naha nimugoroba, mwakire ijambo ry'Imana, mujye mu kazi, mukore cyane mutagira ubunebwe. Imana irabaha umugisha uyu munsi. Uhereye nonaha, Imana ibaha amafaranga. Murakoze.